Umusore uri mu kigero cy'imyaka 20 witwa Bishimwe Thierry yiyahuye ahadutse mu igorofa ya 13 mu nyubako iri mu mujyi rwagati ahazwi nko kwa Makuza, asiga ibaruwa inenga ababyeyi be. Ahagana saa 10 zo kuri uyu wa gatatu nibwo uyu musore bitaramenyekana akarere akomokamo yahanutse mu igorofa yo kwa Makuza. Amakuru avuga ko yinjiye muri iyo nyubako akajya muri restaurant iri mu igorofa rya 13 akicara wenyine. Igihe bari bataramwakira nibwo yasimbutse akagwa hasi mu mbuga ya City Walk akitaba Imana. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali Boniface Rutikanga yabwiye igihe ko iperereza rigiye gukorwa kugira ngo hamenyekane icyaba cyatumye yiyahura nubwo hataramenyekana aho yakomoka. Boniface Rutikanga yakomeje agira ati amakuru dufite nuko yagiye muri restaurant iri mu nyubako yo kwa Makuza mu igorofa rya 13 yicaramo ari wenyine, hanyuma arasimbuka agwa hasi ku mbuga iri imbere y'inyubako ahita yitaba Imana. Ubutabazi bwahageze busanga yashizemo umwuka. Ubwo Ange TV show yahageraga yasanze abantu benshi bashungereye n'inzego z'umutekano zahageze zita zitwara umurambo. Mu byo yarafite harimo telefone n'urupapuro. Cyekora urwo rupapuro yararwanditse kwa 20 Gicurasi avuga ko yararambiye ubuzima yarabayemo, asaba imbabazi abo yahemukiye, ashimira abamubaye hafi, agaya ababyeyi be ko batamwitayeho ndetse n'abasaba ko bakwita kuri murumuna we. Umwe mu baturage baganire na Ange TV show twasanze aho byabereye yagize ati twebwe twagiye twumva ikintu kiraturitse, turebye dusanga ni umuntu wikubise hasi. Mbega gahinda, yari yambaye umupira n'inkweto ipantaro ariko twabonye ari umwana pe, ntabwo twamenya ngo yiyahuye azira iki. Ibi byabaye intandaro ya benshi byo kwibaza impamvu abantu bari guhitamo kwiyahura nk'igisubizo cya nyuma cy'ibibazo bafite. Abantu benshi bakomeje kwibaza impamvu inyubako yo kwa Makuza ariyo abantu basigaye bahitamo kujya kwiyahurira cyangwa se kurangiriza ubuzima bwabo yo, dore ko atari n'ubwa mbere bibayeho ko mwaka wa 2019 hari umukobwa witwa Scholastic nabwo wiyahuye ubwo umuhungu bakundanaga yamwangaga agahitamo kuhatakariza ubuzima. Abahanga mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe bagaragaza ko umubare munini w'abantu biyahura ngo babanza kugera aho bumva ari bonyine nubwo baba akikijwe n'abantu 5,000 cyangwa se abana n'abantu, ariko we ngo aba yumva nta muntu n'umwe bari kumwe. Kandi zimwe mu ngaruka za COVID-19 yazanye harimo nuko yashyize abantu mu kwihugiraho no kudahura n'abandi. Iyi nkuru yambabaje cyane kubona umwana w'imyaka 20 abasha kwiyambura ubuzima igihe cyari kigeze kugira ngo abashe kwibeshaho nawe ngagira icyo akora, ariko agahitamo kwiyambura ubuzima cyangwa se kurangiriza ubuzima ku isi kuri iyi tariki, akavuga ko byose abiretse kubw'agahinda yaba yaratewe n'ababyeyi be, nk'uko byagaragaye mu ibaruwa yandikiye ababyeyi be avuga ko ababyeyi be batabashije kumwitaho cyane, asaba ko banazita kuri murumuna wiwe. Birababaje cyane kubona umwana w'imyaka 20 aho yakagombye gutangira gutekereza kubaka ubuzima bwe akaba ari nabwo abufata icyemezo cyo kuba yaburangiza muri bura buryo bwo kwiyahura. Kimwe mu cyemezo abantu batajya bashyigikira, batajya biyumvisha ko umuntu ashobora kurangiza ubuzima bwe muri ubwo buryo bwo kwiyahura, cyane cyane nk'abakristo batajya babyemera bifata nk'icyaha, aho batekereza ko ubukoze ikintu kitari cyiza ko n'umuntu ubikoze atabasha guhura n'Imana kuko uba wiyambuye ubuzima Imana iba yaraguhaye. Abantu benshi bateye impungenge zo kubona urubyiruko rw'iminsi rugera mu gihe cyo kwiyubaka cyangwa se no gutera imbere, hahandi baba bageze igihe cyo kugira icyizere cy'ejo hazaza, ahubwo ari ubwo batangira gucika intege kubw'imibereho, kuri background ugasanga bafite depression, ugasanga ntabwo bakiri ubuzima babayemo ahubwo bacitse intege cyane. Ese biterwa n'iki kugira ngo umubare w'abiyahura muri iyi myaka ugereranyije n'iyashize igenda yiyongera kurushaho cyane? Ugasanga rimwe na rimwe ubuzima uko ubuzima bugenda buhinduka nako burushaho gukomera, uko imyaka igenda iza nako ubuzima bugenda bukomeza gukara cyane, bigatuma bitorohera cyane abana bari gukura, abana bagerageza gukora ngo biteze imbere, ugasanga ntibakiri ubuzima babayemo. Ndetse si ibyo ngibyo gusa bishobora gutera umuntu kwiyahura, bishobora no guterwa na background ababyeyi be, nk'uko twabonye ko Tera afitanye ikibazo n'ababyeyi be nubwo atigeze avuga ibyari bikuye mu ibaruwa yabandikiye, ariko yagaragaje agahinda ko bamubabaje batigeze bamufata neza. Yanabasabaga cyane kwita kuri murumuna wabo. Rero ntago ari ibyo gusa, n'ibindi birahari mu ngo, mu kazi, ahantu hose hagiye hatandukanye. Abantu ntago cyangwa se ntago ubuzima bworoshye cyane, rimwe na rimwe tujye tubasha gucekinga inshuti, rimwe
na rimwe tujye tubasha gucekinga abo dukunda, rimwe na rimwe tujye ducekinga abo tubana nabo, kubera yuko ushobora kubana n'umuntu ntumenye ikibazo afite kandi mubana. Depression cyangwa se agahinda gakabije usanga bamwe na bamwe ntago bazi ko bayifite, ndetse n'abafite babasha kugerageza kuyihisha. Rero tujye tugerageza kuba kind, tube hafi n'inshuti, wenda hari icyo byatanga kugira ngo izo mpfu zigabanuke. Nihanganishije umuryango wa Thierry muri rusange, Imana ikomeze kubaha ihumure ndetse no kubahumuriza kubwo kubura umwana wabo, ndetse na Thierry Imana ikomeze imuhire uko ridashira. Kora subscribe kuri Ange TV show. Ciao ciao.